Iyo umuntu akora imibare ipfuye muri politike cyangwa ikamupfubana mwamuseka ngo yacuruje pizza cyangwa yatwaye tagisi kamwe itagisi yayitwaraga iburayi ntabwo yayitwaraga inyamirambo araza ibintu byose Kabila inyonje zose Kabila yamuhekesheje zose arabanza arazisenya leta yo kuyibwira ngo isenye FDLR ntabwo nshaka gusubira mu byaye amasosi homogene twavuze ubushize ni nko kubwira His Excellency ngo nakoreho Republican Guard azane dasso donc nukuvuga ko ubundi njyewe narababwiye yuko umugabo witwa senateri Evode ubundi ari we muyu wanjye. Uyu mugabo kuri ishu iyo ari yo yose ntashobora kwiburira rwose habe na gatoya. Buri turaza kumwumva uyu mugabo agaruka ku bijyanye no gusenya FDLR. Ni mu gihe nanone i Doha muri Katari abari mu biganiro hagati ye mu 23 na Kongo ngo noneho ngo babafashe ku minwa. Ngo bababwiye ngo nimugire ikintu n'iki na kimwe mutangariza itangazamakuru. Byakomeye. Ariko reka tubanze twumve senateri Evode ubundi twite tugaruka tugidoha muri Katari. Niba ureba umuvuduko ibiganiro bya Doha bihari, niba Trump yararangije gufixa calendrier akavuga ko mu mpera zo kwa karindwi azakira aba bakuru b'ibihugu Perezida Kagame na Perezida Tshisekedi kuvugwa n'abandi birimo kuvugwa aho ngaho muri administration Trump. So nawe yarabyivugiye by the way nuko kandi bari abantu bagomba guhura akoro ya Doha hagati ya leta ya Kongo na M23 yabonetse. Donc nukuvuga ko hariho igitutu kuko niba Trump avuga ngo ni conflict ngo ni intambara imaze imyaka 30 yo akayikemura mu mezi 3 urumva niveau de pression iri muri yo diro hanyuma nabiriya byo kuvuga ngo biriya twahoze tuvuga amasezerano ya Washington azaba lettre morte donc azaba amasigara cyicaro igihe ikatari idoha bakwishua igihe hava esheke ariko abanyamerika urabona bo certainement urabona ko kubera icyo gitutu cyabo Doha nayo izashoboka ariko ibi nkibi ngibi wahoze uvuga wenda je profite de l'occasion nanze guca abagenzi banjye mu ijambo igihe bavuga ku bintu ngo bya FDLR twibaza impamvu uziko ibyo byo guterana amagambo wahoze uvuga hagati ya Ministre Olivier na Ministre Kayikwamba batabona ibintu kimwe buri yuvuze ngo gusenya FDLR nubwo leta ya Kongo yabyemeye nayo irabizi ko itazabikora hari nubwo nibaje ntese aba bantu ibyo bemeye bazi ko bazabishobora kuko leta ya Kongo kuyibwira ngo isenye FDLR ni kimwe no kuyibwira ngo nisenye FRDC kuko ni kimwe kubwira leta ya Kongo ngo senya FRDC ntabwo nshaka gusubira mu byaye amasosi homogene twavuze ubushize ariko reka ngwe nk'urugero rwumvikana rwose nkunda gukoresha ingero za kumvikana ni nko kubwira His Excellency ngo nakoreho Republican Guard azane dasso donc nukuvuga ko inite zikomeye zo muri FRDC zigizwe na FDLR kuko harimo abantu babaye muri za academy militaire za école royale militaire mu Bubiligi hari abantu bize muri za ISM hano abantu bavuye hano ari bariyetona na basuriyetona ubu niho bari bageze kuba aba generale aba ba Omega mujya mwumva abarera n'abasirikare bien formé ngira nguriya ni n'umupilote sibyo donc nukuvuga yuko aba bantu amashuri ya gisirikare bari barayize kandi Tshisekedi yarabafashe abentegara muri aromeye iyo rero umubwiye gusenya FDLR yumva kumukuraho amaboko yumva kumusenya ubwe donc nukuvuga yuko rero ibyo bintu bwabyo nta nubwo bishoboka niyo mpamvu navugaga nti cyangwa ikibazo muri FARD bashobora kuba barabyemeye abakomeje gutabwa muri yo nabyo bimaze iminsi icyo nacyo kirari cy'abatumba mu itangazamakuru nibyo bita amakudeta y'abaringa maze iminsi avugwayo bashobora guhimba kudeta y'abaringa kugira ngo nyine asakuma abo bagenerali bose yita bakabiliste sibyo kubera yuko abita bakabira erega reka tuvuge ari n'igihe umuntu akora imibare ipfuye muri politike cyangwa ikamupfubana ejo bundi Perezida Kagame hari ibintu twakomeje kuvuga ariko twebwe tudafite amakuru nk'ayafite yaravuze ati uyu muntu baramuhamagaye bamuhamagara muri ofisi bamuha ubutegetsi hari Perezida Ramaphosa hari Perezida Sisi hari Perezida Uhuru Kenyatta uyu nguyu wa mutipe uri kuru Freeman that one uyu wahoze uri hano ejo bundi donc nukuvuga yuko ikigaragara ni ikirero ikigaragara nuko Tshisekedi Kabila nawe yari kuri presiyo yo kudakora indi manda ariko ikigaragara nuko ashobora kuba yaravugaga ati reka mfate umuntu udafite asize politike udafite n'ingufu za gisirikare muhe ubutegetsi bwa politike ariko nkomeze ngumana akaboko ku nzego z'umutekano Kabila we ashobora kuba ari byo yibazaga mu mutima we ariko ahura
n'umuhungu w'i Buruseli kamemu nibyo nahoze mubwira ni mwamuseka ngo yacuruje pizza cyangwa yatwaye tagisi kamemu itagisi yayitwaraga i Burayi ntabwo yayitwaraga i Nyamirambo buriya bagenda areba utuntu n'utuntu sibyo abadropinga abantu yashoboye kuhaguma araza ibintu byose Kabila inyonjo zose Kabila yamuhekesheje zose arabanza arazisenya yubaka ibye donc ni ukuvuga yuko mu magambo make ntabwo uyu munsi uganiriye na Kabila désolé de vous le dire kuba warayoboye igihugu imyaka 18 ukendinga uri inyeshyamba muri icyo gihugu wigeze kuyobora imyaka 18 ntabwo ninya kubivuga ubwabyo biragayitse ariko situation politique ari uyu munsi iramwoburije kwisanga aho ngaho ariko noneho rero icyo rashaka kukubwira ni nuko muri Doha uyu munsi turimo turareba u Rwanda hari ikintu kivayo Munyaneza yavuze kiri important yavuze ati nibura aya masezerano ya Washington yashoboye kudukuraho ikintu nk'u Rwanda cyo kuvuga ngo ni twebwe M23 donc amasezerano clear aravuga ngo aya masezerano ari amasezerano ya Doha ari part of agreement ya Washington bivuze ngo amasezerano ya Doha adashobotse amasezerano ya Washington yaba ari amasigara cyicaro ntacyo yaba kimaze donc ni ukuvuga yuko rero biragaragara yuko leta d'abord ya Kongo yabanje yemera ko M23 ihari ngayo nguko ngo senateri Evode ubundi haba umuntu wigeze kuvuga ngo ikintu cyitwa gusenya FDLR warangiza ukayikura ukayivangura ngo na FARDC nk'uko na senateri Evode yabigarutseho ngo ubundi ngo FDLR yamaze kuba nk'amaraso mu mubiri burya biba bigoranye amaraso yo mu mubiri kuba wayavangura ni ibintu bidashoboka ibyo ngibyo rero ni nakurebye FDLR nk'uko Ejide nako senateri Evode yabivugaga nukuvuga ngo niba aba special force bakomeye cyane rwa rugamba rukomeye cyane rugwahanwa n'aba FDLR ariko bari muri FARDC bamaze n'imyaka ingana kuri ni ibintu bigoranye cyane nubwo mu masezerano u Rwanda na Kongo byasinye bikayasinyira Washington bikayasinyira imbere ya Perezida Donald Trump bivuga yuko uko byagenda kose hazabaho ikintu cyitwa gutrackinga FDLR aho ziri ndetse no kuzisenya no kuzirandura ariko ibingibi ni ibintu bizasaba ikintu cyitwa ubutasi bwo ku rwego rwo hejuru kuko sinzi niba wa mugani niba FDLR ziri no mu bagarde presidentielle niba abangaba nabo bazaba trackinga bakabikuraho bakavuga ngo mutahi wanyu reka tubacyure icyo ngicyo nanone ni ikintu gikomeye cyane kigomba kuzarebwaho reka twimanukire rero Doha muri Qatar Doha muri Qatar murabizi yuko hariyo ibiganiro birimo birahuza M23 ndetse na delegasiyo y'abakongomani cyangwa se y'abahagarariye nde Perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ariko ikintu cyabayeho bano bantu bajyaga mu biganiro bamara kugerayo ikintu cyose kibaye nibajemo no kutumvikana murabizi ko M23 bagendaga bagera Kinshasa nako bagera wenda Goma bakahita baganira n'itangazamakuru bakavuga ngo rero ngo twebwe bakahita bakoresha press conference ngo twebwe ngo twagenze gutya ngo ariko ngo turabona barimo baragenda gutya ngo nta bushake bwa politiki bafite ngo bityo kubera impamvu turi kubasaba ko babanza gukuraho ibihano by'urupfu bafatiye abantu bacu ko bagomba kurekura imbohe n'ibi nuko Kinshasa nayo Patrick Muyaya bagerayo yamara kumenya amakuru akavuga ngo hoya ngo bimeze gutya na gutya nubwo Patrick Muyaya n'ubundi atabari mu bajya mu biganiro by'Doha ariko ikintu kiriho cyo nuko aba bantu bose bavaga Doha barangiza bakagenda bagasakaza amakuru ya bimwe mu byavugiweyo n'ibyabereyeyo ari nayo mpamvu n'ibitangaza amakuru byinshi wabonaga birimo biravuga yuko ibiganiro bitari kugenda neza ibi ngibi rero noneho ngo umuhuza ari we Qatar ngo yabafashe ku minwa umugabo witwa Steve Wemby ni umunyamakuru
ni umunyamakuru ubu ngubu asigaye akorera i Goma, ariko nawe yahoze avuga nabi mu 2023 n'ubwo ubu ngubu wavuga yuko ari kwibere. Yagize atya ajya kuri Twitter ye, uyu ni umugabo ngo uba wacomekeranyije insinga ku buryo ngo amakuru yose biri kubera i Doha ibintu byinshi aba bifite, kuko ngo baba bamusunikira utumesaje. Urumva delegasiyo iri yo ni mu 23, of course hari amakuru amwe n'amwe atabura. Rero ngo yacomekeranyije insinga, arangije ngo asanga ngo abantu bari mu biganiro by'i Doha muri Katari, ngo umuhuza ari we Katari yababwiye ngo mvuze ngo mwese hagira uwongera kugira ikintu n'iki na kimwe atangaza ngo agitangarize itangazamakuru ntabibemereye. None ngo ikindi kiri i Doha muri Katari, ubu ngo bimanya amakuru ku buryo kugera ku nkuru kumenya ibintu biri kuba ni ibintu bidashoboka cyane. Ariko tudakuyeho ko uyu munyamakuru yaje kumenya yuko ngo burya delegasiyo yagiye ngo nta n'umwe urabonana n'undi, ni ukuvuga ngo bamwe bari kuba ukwabo n'abandi bari kuba ukwabo. Noneho n'uburyo bw'ibiganiro buri gukorwa ngo ntabwo ari ibiganiro bya deba bya bindi bihuza abantu, ukabaza umuntu ngo uko nagusabye iki wowe ukaba utari kubahiriza iki undi nyine, kuko ngo ni ibiganiro bituma bitana ba mwana. Umuhuza rero ngo yabigiye imitwe, uti yabakoreye iki rero? Yafasha abantu bamwe ngo abashyira mu cyumba, abandi nabo bajya mu kindi cyumba, hanyuma nawe afata ibiro. None ngo ari kugenda ahamagaza umwe kuri umwe, ati mwebwe ko bimeze gutya na gutya, ngo abantu bakisobanura, ngo ubundi hakabona kujyayo nabo ku rundi ruhande. Ati twebwe niba tubahiriza ibi ngibi, nibatabanza ngo babohora abo bafashe, Tshisekedi natabanza ngo agaragaze ubushake bwa politiki nabitangaze, ntabwo tuzabyemera. Ubwo akahita ahamagaza uwo ku ruhande rwa Kongo nawe kugira ikintu atangaza. Ngo nibyo biri kubera i Doha, ariko ibijyanye n'ibiri kuganirwaho ibyo ngibyo byo ngo bimanya amakuru, ya makuru agera mu bitangazamakuru, aya ngaya yo ngo bayanze. Ibi biganiro rero bongeye gusubiraho n'ubundi, urebye muri iki cyumweru gishize, ni nyuma y'uko n'ubundi ibya mbere byasaga nk'aho byakubise igihwereye cyangwa se byagaragazaga yuko bitari gutanga umusaruro. Ariko ngo ibi nibwo byose biri kuba, ngo abantu barimo baroherezwa ku mpande zombi, ngo ni abantu bo ku rwego rwo hasi cyangwa se abantu wakwita bo ku rwego rudakomeye cyane, rutari urwego rwo hejuru. Kuko ngo ibiganiro bya mbere bitangira, ngo M23 yohereje perezida Bertrand Bisimwa, ndetse yohereza na Koloneli Nzenze, bari mu bantu bitabiriye ibi biganiro bya mbere. Ariko ngo ibintu Tshisekedi yabakoreye ngo nagahoma munwa, ngo yaragiye ngo nk'uko wowe wagenda reba kugenda nka perezida mu 23. Urumva byibura urwego ariho, ni ukuvuga ngo byibura ni nk'uko ngewe twaba tugiye guhura, tugahura wenda ndi guverineri w'intara, warangiza wowe ukanzanira umudugudu w'iwanyu ngo tuba ari we tugiranye ibiganiro. Ibyo ngibyo rero ngo nibyo Tshisekedi yabakoreye, ngo yaragendaga akabafatira ba bantu bari aho ngaho rwose, wavuga ngo nyine ntabwo bakomeye mu bijyanye na politiki. Reba ibaze niba bohereza perezida wa M23, umuyobozi bakohereza Koloneli Nzenze, intasi ikomeye cyane, bo bakagenda bakabazanira mudugudu waho umudugudu wiriya ngo bari we bagirana ibiganiro byo kumvikana. Bityo rero M23 byo ikaba yaragaragaje yuko ibingibi ngo arimo kubasuzugura, ngo ibingibi ari nk'agasuzuguro, ariyo mpamvu nayo yahise bihindura, igatangira ikajya yohereza nayo abantu bo ku rwego rwo hasi. Ni ukuvuga ngo badekaraye yuko ngo nabo batazongera kohereza abantu bakomeye cyane, mu gihe abandi bari kuboherereza abantu boroheje. Muri make ibiri Doha ni ibicika. Ibiri Doha byo n'ubundi nta bwumvikane, bimeze nk'uwo mugabo wavuze ngo I don't want peace, I want problem always. Ibiri Doha nabyo n'ubundi ngo abantu urebye ntabwo bari gushaka amahoro, bikahita bikubitiraho n'ikintu cyitwa deployment. Noneho barimo barakorera hehe? Barimo barakorera mu bice bya Uvira. Ibyo nabyo turaza kubigarukaho
tugaruke turebe ku bintu biri kubera epfiriya muri Uvira n'ibyo Patrick Muyaya ndetse n'impande zombi zose zibivugaho. Reka ngushimire cyane wowe wakoze subscribe, wowe utarayikora ntabwo nawushima, ariko nanone ntabwo nakunenga, ariko mu mahitamo meza wagira nuko wakora kuri subscribe kugira ngo nyabona buri uko dushyizeho inkuru nawe ujye uhita uyibona, ubone n'andi makuru update ziba zigezweho mu makuru ya politiki, diplomasi, umutekano ndetse n'ubutabera. Ubwo rero tuza gusubira mu kanya rwose no mu yandi makuru arimo aragenda yimena cyane ko n'igihugu cya Amerika cyagize icyo gitangaza cy'uko ngo u Rwanda na Kongo babateguje ibihano mu gihe hari abaramuka barinze ku byo bumvikanye. Ngayo nguko turi mu bigaruka, reka mbashimire cyane.